Bisobanuye iki kurota usambana n'umuntu utazi? Bana natwe ku mbuga za The News Jam umenye icyo bivuze. Hari abantu benshi bakanguka bafite urujijo nyuma yo kurota bari gusambana n'umuntu batigeze babona cyangwa batazi na gato. Bamwe bahita bagira ubwoba, abandi bakibaza niba ari ubutumwa bwihishe cyangwa ikimenyetso cy'ikintu kigiye kuba mu buzima bwabo. Abahanga mu mitekerereze y'umuntu bavuga ko inzozi akenshi zifitanye isano n'ibyo ubwonko bwacu butunganya igihe turyamye, amarangamutima twanyuzemo, ibyo twifuza cyangwa stress dufite. Bisobanuye ko kurota ibintu by'imibonano mpuzabitsina atari ibintu bidasanzwe. Iyo umuntu arose asambana n'umuntu atazi, hari ibisobanuro bitandukanye bishobora kubamo. Icya mbere, hari igihe bishobora kuba bifitanye isano n'irari cyangwa ubushake bw'ibanga umuntu aba afite ariko atajya agaragaza ku manywa. Icya kabiri, abahanga bamwe bavuga ko umuntu utazwi mu nzozi ashobora guhagarika igice runaka cy'imiterere yawe cyangwa ibintu bishya ubuzima bwawe buri kunyuramo. Icya gatatu, hari igihe izi nzozi zigaragaza ubushake bwo gukora imibonano urukundo cyangwa connection z'umuntu ashobora kuba yarabuze mu buzima busanzwe. Icya kane nicyo cya nyuma ni stress, kuba uri wenyine cyangwa kuba ibintu byinshi bijyanye n'imibonano mpuzabitsina mbere yo kuryama ari byo bintu bibandaho mu kureba bishobora kugira uruhare muri izi nzozi. Ikintu abantu benshi bibeshyaho ni ugutekereza ko buri nzozi ziba zifite ubuhanuzi cyangwa ibisobanuro byo mu buryo bw'umwuka budasanzwe. Mu by'ukuri inzobere mu mitekerereze myinshi bavuga ko inzozi akenshi ari bwo buryo ubwonko butunganya amarangamutima, ibihe wagize ndetse n'ibyo umuntu yahuye nabyo. Ikindi kandi kurota imibonano mpuzabitsina ntabwo bivuze ko umuntu ari mubi cyangwa afite ikibazo. Ni ibintu bisanzwe bibaho ku bagabo no ku bagore. Ariko niba umuntu ahora agira inzozi zimutera ubwoba, stress cyangwa zikagira ingaruka ku buzima bwe bwa buri munsi, abahanga bagira inama uwo muntu yo kugana ndetse no kuganira n'inzobere mu by'imitekerereze. Kurota usambana n'umuntu utazi si ibintu by'amayobera nk'uko abantu bamwe babitekereza. Akenshi biba ari uruvange rw'amarangamutima, ibitekerezo n'ibyo ubwonko bwawe buri gutunganya igihe uryamye. Iyi yari The News Jam.